nongeye kubasuhuza inshuti bakunze mukurikiye iki kiganiro kuri IHDC ni iwacu heza development communication. Ikiganiro ni ikiganiro tugiye kuganira ku mibereho y'abana mu muhanda, uburyo babayeho, uburyo bafatwa mu gihugu ndetse n'ibyo bagenda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Njyewe ugiye kubagezaho kino kiganiro nitwa Lea Eniro, nkaba ndi kumwe n'umutumirwa nawe yatangira bibwira. Bakoze nitwa Sanzimana Jonas, nkaba nkora muri kimwe mu bigo bishinzwe gukura abana mu muhanda bikabasubiza mu miryango yabo. Mwabyumvise turi kumwe na Yonasi, dukurikije ibyo ukora n'impamvu twagutumiye muri iki kiganiro. Turifuza kuganira ku buzima bw'abana mu muhanda, imibereho yabo, uko babayeho, ibyo bakenera ndetse n'ibyo babura kugira ngo babe abana bazima barererwa mu muryango. Wowe nk'uko ibibazo uhura nabyo uko ubizi cyangwa se ibibazo ugenda wakira by'abo bana, turifuza ko utunyuramo muri makeya ubona ari iki gituma abana bafata umwanzuro wo kujya mu muhanda. Muri rusange usanga ari byinshi ariko turavugamo bikeya bituma abana babasha kuva mu miryango bakajya mu mihanda. Usanga ikintu cya mbere cy'ibanze akenshi bikunze kuba ari ubukene. Hari ubukene, hari kuba abana badafitiwe urukundo. Ugasanga nk'umwana rimwe na rimwe mu miryango aho baba afite abavindimwe n'abana badahuje se cyangwa se badahuje nyina, cyangwa se umwana akaba abana na mukase, cyangwa se akaba ari n'imfubyi. Aho abaho bamurera ukabona ntabwo ahisanga. Ibyo ni bimwe mu bituma abana bajya mu muhanda. Ikindi, hari n'igihe umwana ubwe aba n'ubundi adafite, yarananiranye muri we, akaba yakwivumbura akagenda bitewe n'uko hari bagenzi be bamukuruye bamujyanye, bigatuma yabasha kujya mu muhanda. Kuri izo ngingo eshatu tubwiye zishobora gutuma umwana ajya mu muhanda, duhereye ku cy'ubukene, ubukene mu muryango. Ese koko ubukene mu muryango ni gute bushobora kuba intandaro yo kugira ngo umwana ati iwabo, atababyeyi, atabavandimwe, afate inzira yo kujya mu muhanda? Ubona ari iki kibitera? Ni ubukene, ubwo bukene buba bwaje buba buri ku ruhe rugero, ku kihe kigero gishobora gutuma umwana ajya mu muhanda? Ntabwo wavuga ngo ni ku ruhe rugero, ariko akenshi umwana iyo yashonje akabona ahantu ari buze kubona ibyo arya, ashobora kwigendera. Kandi nanone bigaterwa n'uko uwo mwana ateye. Mu zindi ndimi z'amahanga twavuga ngo caractère personnel z'uwo mwana. Ibyo bishobora gutuma yabasha kugenda. Ariko urumva niba umwana yaburaye, akaba yabwiriwe, akaba yabonye abandi bana bamushuka bati babonye ahantu dushobora kuba twabona icyo kurya, bakaba bagenda bakaba basaba nk'amafaranga cyangwa se ikindi kintu runaka, abana bashobora kumushuka akumva ko mu rugo n'ubundi ko nta byo kurya afite, akajya gushakira ahantu ashobora kubona ibyo kurya. Hari ikindi kintu watubwiye, urukundo hagati urukundo ruba ruri mu muryango, uburyo umwana afashwe, imibanire y'umwana n'ababyeyi be, imibanire y'umwana n'abavandimwe be, nabyo watubwiye ko bishobora gutuma umwana afata inzira akajya mu muhanda. Ese urwo rukundo ni uko rwabuze? Ni iki gituma tubona umubare w'abana bajya mu muhanda uri kugenda urushaho kwiyongeraho kugira ngo ugabanuke? Nyine urumva nimba abana nta rukundo bafite mu muryango, hari ibiba byabiteye. Rimwe na rimwe nk'abana dukunze kuba twakira, usanga akenshi mu rugo nk'uko natangiye mbivuga, umwana aba abana na se ariko atabana na nyina. Ise akaba afite undi mugore we twakwita mukase, noneho umwana ntabashe kumva ko amwiyumvisemo. Ikindi, hari n'igihe uba usanga mu miryango hari nk'ababyeyi be ubona ari abantu badafite urukundo rwa kibyeyi bitewe n'imyitwarire yabo, ni abasinzi se, ibintu nk'ibyo. Noneho umwana niba abona bahora barwana, niba umugabo yaje yasinze na nyina w'uwo mwana agasanga ntabwo bimeze neza bakarwana, umwana ntabwo azabyiyumva, biramubangamira kuba ahantu abona atisanzuye. Hari n'igihe usanga abana ababyeyi baza bakamukubita, ibintu nk'ibyo. Ibyo bishobora gutuma yabasha kugenda.
ese tukiri kuri iyo ngingo reka tuvuge ku babyeyi gatoya tugaruke kuri ba babyeyi baba bafite abana mu muryango. Ni iki kintu umubyeyi aba asabwa kugira ngo abashe guhaza ibyifuzo by'abana be, kugira ngo birashoboka yuko wabivuze ko umwana nawe ashobora kuba afite kutanyurwa muri we cyangwa se yifitemo ingeso zituma nyine yumva yajya muri bwa buzima. Ese nk'umubyeyi ni iki kintu aba asabwa kugira ngo rwa rukundo rwe n'umwana rubashe gusigasirwa muri make? Ntekereza ko mbere na mbere namenye ko ari umubyeyi, kuko natamenya ko ari umubyeyi ntabwo azamenya kurera umwana we. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uburere buruta ubuvuke. Umwana navuka ntabone uburere guhera bakimuhetse, bizagorana kugira ngo umwana uzamugorore amaze kuba mukuru, nk'uko bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Umwana rero akwiye kwitabwaho bakimusama bakamukurikirana, bakagenda bamugaragariza kumuba hafi, atari ukumushyira, atari ukumuta ku ruhande. Ikindi kandi nanone hari n'igihe yenda nshobora kubivuga, reka mbivugemo ubu buryo, imibanire yacu y'ubwacu mu miryango wacu, umugabo uko abayeho, niba abanye n'umugore donc se na nyina w'uwo mwana, niba abana nabi ntabwo urukundo ruzaboneka. Hari igihe umugore cyangwa se nyina w'umwana ashobora kumwitaho, ariko umugabo ugasanga yabaye ntibindeba, yabaye tereriyo, yigiriye mu bye, akavuga ngo umugore azaba ari umenya abana. Habeho ubufatanye, umugabo afatanye n'umugore, n'ubwo buryo niho umwana ashobora kubona urukundo. Muri make umwana abone igitsure cya se, ariko anabone n'impuhwe za nyina. Abadukurikiye rero ngira ngo ndizera ko mwebwe nk'ababyeyi muri kumva neza icyo musabwa kugira ngo abana banyu barusheho kugira uburere bwiza, barusheho gukunda umuryango, barusheho gukunda abavandimwe, kubakunda mwebwe ubwanyu nk'ababyeyi, kugira ngo tubarinde za mbogamizi cyangwa se tubarinde bya byago byo kugira ngo biyumvemo ko bajya mu muhanda aho kugira ngo bagume mu rugo mwuzuzanye. Hari ikindi kintu nanone nifuza kumenya, ese koko birashoboka ko umwana ashobora kuvuka muri we yifitemo umuco wo kuvuga ati ntabwo naba mu rugo, ngeze igihe kiniki ngomba kujya mu muhanda nkasabana n'abandi, nkabaho muri ubu buzima, nkarara mu muhanda kandi mfite umuryango? Ubwo biba byagenze bite kugira ngo uwo mwana akure gutyo? Hari umugani w'ikinyarwanda bakunda kuvuga ngo uburere butangirira ku buriri bugakomereza ku kiriyo. Uburere butangirira ku buriri bugakomereza butangirira ku buriri bugakomereza ku kiriri bugasoreza ku kiriyo. Bishaka kuvuga ngo buriya umwana ntabwo atangira kuba umwana ari uko yavutse. Umwana atangira kuba umwana mbere y'uko bamutegura ko azasamwa. Bivuga ngo kugira ngo uwo mwana, niba umuntu amutwite akagira imibereho mibi, wa mwana bizamugiraho ingaruka. Noneho uwo mwana rero niba umuntu amutwite nanone akazagira imyitwarire myiza, akitabwaho, niba ari umubyeyi umugabo akamwitaho, akanamugaburira indyo nziza yuzuye, donc uwo mwana nakura aziyumvamo ababyeyi. Ariko umwana naramuka avutse asamwe, akitwa nyina, akabaho nabi mu ubwo buryo, umwana ntabwo azabasha kugira urukundo. Ndabaha urugero nk'umwe, hari umwe mu bana twigeze kwakira, uburyo yasamwe, nyina yakundaga kunywa inzoga, ise nawe donc basamwe bose, nyina na se b'uwo mwana, donc uwo mwana yasamwe bose bari basinze. Uwo mwana uko yagiye akura, ise yaje gutandukana na nyina akimutwite, nyina akimutwite. Ariko uwo mwana kubera ko nyina yabayeho nabi, uwo mwana ntiyigeze yiyumvamo se habe na gatoya, ndetse kubera ko bahoraga batongana, byatumye adakunda kuba mu rugo. Nakugeze na n'uyu munsi kugira ngo umwumvishe ko agomba kuba mu rugo, marerezoma iwabo barapfuye, biba bigoye cyane. Bivuga ngo umwana nibamutegure mbere y'uko batangira gutekereza ko yasamwa. Noneho mu gihe umwana yasamwe, bamwiteho, barya indyo yuzuye, umugabo agira urukundo umugore we, bityo umwana azabasha gukura yiyumvamo umuryango.
rero babyeyi mudukurikiye, namwe bana mudukurikiye, cyangwa se urubyiruko muri rusange, mwe mukunda kwishyira muri izo ngeso zo kujya mu muhanda, ngira ngo muri kumva neza imbogamizi n'aho bigenda bituruka kugira ngo abana benshi bagende bafata umwanzuro wo kujya mu muhanda. Ndifuza ko rero tureba ese b'abana iyo bageze mu muhanda ni buzima ki babamo, ubuzima babamo, kugira ngo byibuza ndizera ko ubuzima babamo ahanini ntabwo ari bwiza, ntabwo ari bwiza pe. Hari rero na benshi batazi ubwo buzima, hari ba bandi bari gutekereza si ubu wakigira mu muhanda batabizi. Noneho wowe nk'umuntu wakira abo bana benshi baciye muri ubwo buzima, bakavuga ati, bakagera aho bagafata icyemezo, bakavuga ati reka dusange kiriya kigo wenda cyadufasha, ni buzima ki ubona babamo? Baba mu buzima burenze kuba bubabaje, burababaje ariko burenze no kuba bubabaje. Donc ni ubuzima buteye ubwoba, kuko iyo bahageze hari igihe abana babashuka bakavuga ati aha tugiye mu muhanda muzajya mubona ibyo kurya, ariko bahagera urumva nta muntu umukurikirana, nta muntu umwitaho umubwira ngo jya koga, nta muntu umukurikirana ngo gira gute, bituma afata imico mibi yabo ahasanze, aziga kunywa ibiyobyabwenge. Icya kabiri uzamusangana umwanda, ari wo nyine bizakuririraho nuko azarwara za ndwara nyine, uburwayi bwo kuba afite umwanda. Hanyuma ntabwo mu by'ukuri buri munsi ashobora kuzajya abona ibyo kurya. Hari igihe uba usanga abo b'abana nyine bagiye ahantu bataye ibisigazwa, yenda nko muri pubere, ugasanga barimo baragenda batora ibiryo by'imyanda, urumva kameme bizahita bikurikiraho ko azarwara iyo ndwara. Ndumva ni mu bwo buzima ntabwo baba bafite uburere buyobowe, ntabwo umwana wamuyobora kuko aba yigenga, niyo watangira ubona bikigenge. Hanyuma ikindi nanone gikurikiraho, nimba yabuze ibyo kurya aziga kwiba, noneho namara kwiga kwiba usange bashobora kuba banamufashe. Nanone ikindi kandi hari igihe abana baba ari batoya bagera mu muhanda bakasanga abandi bana bakuru, ugasanga abo bari bakuru nyine barabahohoteye, barabangije. Hari n'igihe rimwe na rimwe bashobora no kuba bahohoterwa mu buryo buri ubuzima bubi, reka mvuge homosexualite cyangwa se ibintu, kuko hari igihe uba usanga bahohoterwa muri ubwo buryo. Hari rero nanone ikintu nifuza ko tugarukaho, hari ibintu bikunze kugaragara ku bana batoya b'abakobwa, ugasanga umwana w'umukobwa atwaye inda akiri mutoya, arahohotewe, bamuteye inda. Icyo gihe noneho rimwe na rimwe agatinya no kwisanzura ku babyeyi ngo babimubwire, ariho hahandi havukira ko umwana w'umukobwa ashobora kubyara akabyarira hanze, baba batabizi. Urumva ubuzima wa mwana agiye kubamo na wa undi yabyaye, urumva ni umwana wabyaye undi, hari bubone ibimuhagije, hari bubone uko amurera. Ugasanga ni wa wundi umwana amaze kugira umwaka umwe, imyaka ibiri, atangiye kugenda, nyina aramutaye aho ngaho. Abo bana bo mubakira mute, abo bana bakiri batoya baba bahuye n'ubwo buzima? Aho nkora ntabwo yenda twakira abana nk'abo, nabo baba bafite uburyo bakirwa, ariko iyo bibaye ngombwa ko tubona uwo mwana tumushyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo bari bo babasha kumukurikirana. Ariko nyirizina urumva ikibazo kiba cyaraturutse hamwe n'ubundi. Niba umwana ataraboneye urukundo mu babyeyi be, ntabwo azahohoterwa ngo abone uburyo yitabwaho. Ni ibintu biba ari birebire. Babyeyi mukurikiye ikiganiro rero, ngira ngo muri kumva neza ingaruka zo gutererana abana, ingaruka zo kutegera abana banyu ngo mubaganirize, mu inshuti nabo, mumenye ibyo bifuza, mumenye ibyo batekereza. Kuko burya iyo ntekereza ko iyo uganiriye n'umwana cyangwa se iyo ubaye inshuti y'umwana, nibwo arushaho no kukubwira amabanga ye. Ndabeshye? Oya, ntabwo ubeshye, kuko natwe ubwacu nk'igihe ubana nabo usanga rimwe na rimwe iyo wabonye ufite umutima w'urukundo bakakwiyumvamo, bakubwira byose. Ntaswe noneho umubyeyi we, urumva byo biba ari akarusho. Birumvikana rero ko ni inshingano z'umubyeyi kugira ngo yegere umwana, amube hafi, amuganirize, amubere umujyanama. Kandi ndetse igihe umwana yakoze ikosa, si byiza ko umwereka igitsure kuruta uko wamwereka yuko ibyo yakoze atari byiza. Biba byiza yuko wegera umwana ukamukansoringa mu kinyabupfura nk'umubyeyi, nibwo arushaho kumva. Kuko nkunda kubibona
ababyeyi bakunda kugira igitsure kinini ku bana niba usanga ari wa mwana ushobora kugira ikibazo akaba yatinya kubibwira ababyeyi, akagira ikibazo akaba yumva nta n'umuntu iwabo yabibwira akajya kuganiriza abandi, ugasanga ni nawe wamugiriye inama mbi zo kuba bajya muri iyo mihanda. Ya niko bimeze, ariko burya rega umubyeyi burya niwe uko yitwaye bishobora kumworohera cyangwa bikanamukomerera mu kuyobora umwana we. Niba umubyeyi we bigaragara ko afite komporotoma cyangwa se imyitwarire myiza, n'umwana azabibona ko uwo mubyeyi yitwara neza. None se umubyeyi naramuka tuvuge ari umunywi w'inzoga, azabuza umwana se ari kunywa inzoga nta kibazo, ariko ashobora kuba ari nk'umusinzi ukabona birakabije cyane, ariko ntabwo azabuza umwana ngo ntukagire gutya kandi n'ubundi ari we nyambere ubikora. Donc umubyeyi naba urugero rw'umwana we bizamworohera kugira ngo amurere. Ikindi rero hari abantu bakunda kubona abana babaga mu muhanda ugasanga babise ngo ni ba mayibobo, ngo ni birara. Rwose abo bantu ndagira ngo mbasabe, abana babaga mu muhanda nabiyo bagaragarije ubwitonzi cyangwa se n'urukundo, baba abana beza cyane. Niba abana bashobora kugukorera ibintu rwose ukabona bafite umurava, umwete, ndetse bafite banagira n'ubwenge, kuko iyo umwana umuzanye nk'ingero ukabona umwana arabonye icyo kurya, abonye icyo kwambara, umusubije mu ishuri ariga agatsinda, ntabwo abo bana bo mu muhanda ari abantu b'ibicibwa. Ubabona rero ntakabite ngo ni ba mayibobo, ahubwo yagerageza kubasanga bakabuganiriza, kuko ni abana nk'abandi kandi nabo bashobora kugira imico myiza nk'iyo abandi barerwa mu muryango mu buryo busanzwe bafite. Twegera ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndifuza ko Yonasi utubwira, ese ubona ari ubuhe bufasha leta itanga kuri ba bana bo mu muhanda? Ni iki leta isabwa cyangwa se ni izihe ntego ifite nk'uko ubibona mu bigo mukoramo? Mubona ari iyihe, ni iyihe support iri gutangwa na leta ikenewe kuri abo bana? Tugana ku musozo. Urakoze cyane. Reka yenda mbanze shime leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo gufata abana ngo be kuba abana bakomeza kurererwa mu bigo, bakajya kurererwa mu miryango y'iwabo. Ni byiza cyane, cyane ko banabifitemo n'imbaraga. Abana bamwe bagenda basubira iwabo bakagerayo, ariko harimo imbogamizi zimwe na zimwe bitewe n'uko umwana niba atari yumvamo neza iwabo, bisaba kugira ngo habe ikiganiro kirekire. Twasaba ko rero nka leta nibyo, ariko begere cyane cyane ababyeyi babakurikirane kugira ngo barebe niba nyirizina koko abo bana aho bagiye bahisanga, kuko nibyo ni ibintu byiza kandi twaranabishimye, turanabishima kuko umwana yarerewe iwawe biba ari byiza. Ariko nk'ababyeyi nabo ntibigishwe kuruta uko abana bagenda basa nk'aho bagiye n'ubundi kuzasubira muri ya mico basanze, bizatuma nta kintu baba bakoze n'ubundi, n'umwana nko gufata nta kintu, mbega nta musaruro byatanga. Nihigishwa ababyeyi cyane cyane uburyo bagomba kwitwara, bakurikiranwe. Numva ari bwo buryo bwaba bwiza kurenza ko bafata abana ngo basunike babajyane, abana batazi nyirizina ahantu bagiye. Reka mbashimire rero mwe mwakurikiraga iki kiganiro. Ntekereza ko ari ababyeyi mwumvise byinshi bishobora kubafasha mu kurera abana banyu neza, mu gukuza abana banyu, ndetse no kubaha imirere myiza, ubuzima bwiza bifuza, mukabarinda kuba bajya mu muhanda. Ntekereza ko rero namwe rubyiruko muduteze amatwi, rubyiruko muri kutureba, ntekereza ko namwe mukuyemo inyigisho nyinshi hano. Ntabwo ubuzima bwo mu muhanda bubamo ibyiza, nta cyiza kibibamo uko mbibona, nta na gito rwose, ahubwo ni bwa buzima bw'imihangayiko, bwa buzima buzagutuma ubaho utishimye, ubaho uhangayitse, ubaho udafite icyo urya, ubaho wiba, ubaho mbese bwa buzima bubi bwose mujya mwumva hano hanze. Muramutse mugiye mu muhanda namwe nibyo byabageraho. Rero icyiza ni ukumvira ababyeyi, mukubaha ababaruta, kandi icyiza mukarushaho kugisha inama igihe cyose mufite ikibazo mwumva kibakomereye kukimenya. Biba byiza iyo ugishije inama kuruta uko wafata umwanzuro wo kujya mu muhanda. Reka nshimire buri wese wadukurikiye. Njye wayoboye ikiganiro ni Mukamugenzi ya Eniro, nari ndi kumwe na Jonas Sanzimana Yonasi. Mwakoze kudukurikira. Reka mbibutse gukora subscribe kuri ako kantu k'umutuku, munakore share na likes kugira ngo ibyo umenye n'abandi benshi babimenye. Wakoze kubana natwe.